Nshuti bakundwa mukunda ibyigisho biyobora abakuze kwiga Bibiliya, iki gihembwe cya gatatu turimo turigira hamwe igitabo cya Mariko, aho dufite insanganyamatsiko yo muri iki cyumweru ivuga ngo itangiriro ry'ubutumwa bwiza. Icyo kwibukwa kiraboneka mu butumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Mariko igice cya mbere umurongo wa 14 ndetse n'umurongo wa 15. Haranditse ngo Yohana amaze gufungwa, Yesu ajya muri Galileya yamamaza ubutumwa bwiza bw'Imana agira ati, igihe kirageze, ubwami bw'Imana buregereje, nimwihane maze mwemere ubutumwa bwiza. Niyo magambo tujye kuzirikana, turi gukomeza kuzirikana cyane muri iki cyumweru, aho ingingo y'uyu munsi iravuga ngo amahirwe ya kabiri. Nshuti mukundwa, mbere ko tujya mbere muri iki cyigisho, munyemerere tubanze dusenga Imana. Uwiteka Mwami Ishobora byose, turaguhimbaje ubuntu bwawe ukomeje kutugirira, turabugushimiye. Turagusabye kugira ngo ukomeze ubane natwe, utwiyoborere no muri iki cyigisho tugiye kwiga kuri uyu munsi wa none. Mwuka wawe wera akomeze abane natwe kugira ngo tugire icyo twunguka, bityo kizabashe kutugirira umumaro mu buzima bwacu bwa buri munsi ndetse no mu mibereho yacu ya Gikristo. Turagusabye kugira ngo ubane natwe, nibyo dusabiye ubuntu mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Aha rero baradusaba gusoma ibyakozwe n'intumwa igice cya 15 umurongo waho wa 36 tugeze ku murongo wa 39. Hari amagambo avuga ngo, none nitumara gusoma aya magambo turaza kwibaza ikibazo kiti, turaza gusubiza iki kibazo: ni kuki Pawulo yaretse Yohana Mariko, kandi ni kuki Barinabasi yamuhaye amahirwe ya kabiri? Aha rero ku murongo wa 36 kugeza 39 hari amagambo avuga ngo, urugendo rwa kabiri rwa Pawulo. Hashize iminsi Pawulo abwira Barinaba ati, dusubire tugenderere bene data bo mu gihugu, bo mu midugudu yose, aho twavuze ijambo ry'umwami Yesu, tumenye uko bameze. Barinaba ashaka kujyana na Yohana witwaga Mariko, ariko Pawulo ntiyashima kujyana kuko yabahanye Ipamfiliya ntajyane nabo mu murimo. Nuko bagira intonganya nyinshi bituma batandukana. Barinaba ajyana Mariko, atsukiraho arambuka afata ikupuro. Nshuti bakundwa, ahangaha byumvikane yuko igihe Barinaba yifuzaga kujyana na Yohana Mariko, Pawulo ntabwo yabyishimiye. Icyateye Pawulo kutabyishimira rero bigaragara yuko ari impamvu yatumye Mariko ubwe yanga gukorana nabo umurimo, agahitamo gusubira inyuma. Niyo mpamvu Pawulo yashingiye ku ntege nke Mariko yari afite, yumva atajyana nawe. Ariko Barinaba ahitamo kujyana na Mariko, bituma batandukanya. Pawulo agenda ukwe, ariko Barinaba ajyana na Mariko. Impamvu yateye Pawulo kureka uriya musore yavuzwe mu byakozwe n'intumwa igice cya 15 umurongo wa 38. Mariko yarabiyufuye, ntiyakomeza umurimo. Ubuzima bw'umubwirizabutumwa cyane cyane bwo muri iyo minsi ya kera bwarimo ibiruhanya kandi busaba byinshi. Pawulo yakeneraga bagenzi be b'ababwirizabutumwa kugira ngo bamufashe gusohoza umutwaro w'uwo murimo n'imibereho igendana nawo. Mu myumvire ye, umuntu wasigaga abandi akabiyufura vuba ntiyari akwiriye kugira umwanya wo gufatanya n'abandi muri urwo rugamba rwo kurwana n'imbaraga za Sekibi. Pawulo yari afite imyumvire yuko umunyantege nke cyangwa se umuntu wabaga yatereranya abandi ntakomezanye nabo gukorana nabo umurimo,
akagaragaza intege nke Pawulo kuri we yumvaga atakorana nawe uwo murimo. Barinabasi ntiyabyemeye, yabonye ubushobozi muri Mariko, ntiyifuza kureka uwo musore ngo ave mu murimo. Habaho impaka ndende hagati ya Pawulo na Barinabasi zerekeranye na Yohana Mariko, ku buryo baje gutandukana. Pawulo ahitamo kujyana na Silasi, Barinabasi ajyana na Mariko. Ibyakozwe n'intumwa ntihasobanura impamvu yatumye Barinaba ahitamo kujyana na Mariko. Mu kuri uyu murongo niho hantu hanyuma hagaragaza aba bagabo bombi mu byakozwe n'intumwa. Ariko igitangaje aha siho honyine havugwamo Mariko mu isezerano rishya. Nshuti bakundwa, aya ni amagambo akomeye cyane. Ibi ni ikintu gikomeye cyane tukwiye kurebera kuri abantu babiri mu bigendanye n'uburyo bakozemo umurimo. Aba bagabo bamaze gutandukana, Pawulo yahise ahitamo gukomezanya na Silasi, ariko Barinaba we yakomezanyije na Mariko. Yahisemo gukomezanya na Mariko. Ariko ahangaha bigaragaze yuko uru rugendo rw'abagabo bombi ni ahangaha gusa bavugwa bari kumwe muri iki gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa. Ariko nshuti bakundwa, igitangaje asiho honyine hanyuma havugwaho Mariko mu isezerano rishya. Reka dusome urwandiko Pawulo yandikiye Abakolosayi, igice cyaho cya 4, turebe umurongo wa 10. Dusome n'urwandiko n'ubundi Pawulo yandikiye Timoteyo, urwandiko rwa 2, igice cya 4, turareba umurongo wa 11. Turebe no muri Filemoni umurongo wa 24, n'urwandiko rwa mbere Petero yanditse, igice cya 5, umurongo wa 13. Ni ibiki bindi bivugwa muri iyi mirongo byerekeranye no kongera guhaguruka kwa Mariko? Aha rero hatubwira nanone uburyo uyu Mariko yongeye guhaguruka avuga ubutumwa bwiza. Niyo mpamvu tugiye kurebera kuri iyi mirongo. Turebe mu Bakolosayi igice cya 4, umurongo waho wa 10. Icyo hatubwira, aratubwira ngo umurongo wa 10 aravuga ngo Arisitariko uwo tubohanye arabatashya, na Mariko mwene se wabo wa Barinaba arabatashya nawe. Uwo niwe mwategetswe, naramuka aje iwanyu muzamwakire. Ahanga tubona ko Mariko arimo aragaruka mu murimo, aho ari gutashya ubwoko bw'Imana aho bwari buri. Aha rero tujye kongera turebe urwandiko rwa 2 rwanditswe na Pawulo yandikira Timoteyo, igice cyaho cya 4, turebe umurongo waho wa 11. Hari amagambo avuga ngo Luka niwe wenyine ukiri kumwe nanjye, shaka Mariko umuzane, kuko angirira umumaro wo kunkorera. Uyu Mariko atangiye kugaragara nk'umuntu wagiriraga Pawulo umumaro, aho Pawulo yari yatumye kugira ngo bamushakire Mariko kuko ngo amugirira umumaro. Bigaragare yuko Mariko yari agifite hari ikintu yakoraga mu murimo w'ivugabutumwa. Filemoni rero Filemoni umurongo wa 24, reka twumve amagambo ahavugiwe. Filemoni umurongo waho wa 24 haranditse ngo na Mariko na Arisitariko na Dema na Luka abo dusangiye umurimo baragutashya. Nshuti bakundwa, Mariko ahangaha naho yongeye kugaragara nk'umuntu usangiye umurimo n'izindi ntumwa uko bigaragara hano. Aha rero urwandiko rwa mbere rwa Petero igice cyaho cya 5 tujye kurebera hamwe umurongo wa 13, twumve icyo havuga. Umurongo wa 13 haranditse ngo itorero ry'i Babuloni
ry'abatoranirijwe nkamwe rirabatashya, na Mariko umwana wanjye nawe arabatashya. Nshuti bakundwa, Mariko bigaragare ko hano hari umumaro yari agifite mu murimo, kandi umurimo yakomeje kugira icyo akora mu murimo. Bigaragara ko hari impinduka itangaje yabaye muri Mariko. Muri iyi mirongo Pawulo avuga akamaro Mariko amufitiye, akanakagirira n'umurimo. Pawulo amufata nk'umwe muri bagenzi be mu murimo, maze agasaba Timoteyo kumuzana bari kumwe. Nshuti bakundwa, Mariko bigaragare yuko yaje guhinduka. Mariko akomeza gukora umurimo cyane kandi mu buryo butangaje, akorana na Pawulo, akorana n'izindi ntumwa. Urwandiko rwa mbere rwa Petero naho herekana ko Petero nawe yagiranye umubano ukomeye na Mariko. Ibi bitabo bya Pawulo na Petero bigomba kuba byaranditswe ahagana mu myaka ibanza yo muri za 60 nyuma ya Kristo. Nyuma y'ibyabaye mu myaka 15 na 20, nyuma y'imyaka hagati ya 15 na 20 bivugwa mu byakozwe n'intumwa igice cya 15, nta gushidikanya nyuma yo gutsindwa kwe, Mariko yarazanzamutse maze arahaguruka bitewe rwose n'icyerekezo mubyara we Barinabasi yamugaragarije. Nshuti bakundwa, ushobora kubona mugenzi wawe yacitse intege, ariko igikomeye ni uko ugiye gusabira mugenzi wawe mukagira uburyo mufatikanya gukora umurimo w'Imana, kuko igihe kiragera Mwuka Wera uhindura umuntu akabasha kugira ubwo ahindura umuntu bitewe n'umuhate akomeje kugira mu murimo w'Imana. Barinaba yagiriye icyizere Mariko, kandi mu by'ukuri Mwuka Wera yaje gukoreramo Mariko. Bigaragare ko Mariko ari impinduka yaje kugira. Uyu Mariko nawe aba umubwirizabutumwa ukomeye cyane, kandi wagiriye abantu benshi umumaro mu buryo bwo kwamamaza ubutumwa bwa Kristo. Nshuti yanjye, ushobora gutsindwa uyu munsi, ariko ukaba wahabwa andi mahirwe ya kabiri. Muri uku guhabwa amahirwe ya kabiri, ushobora kugira umwe cyangwa se umugenzi wawe wagufasha mu buryo bwo kuyabyaza umusaruro aya mahirwe ya kabiri uba wahawe. Nicyo gihe uba uhawe n'ubundi nanone cyo kugira ngo wongere ukore umurimo w'Imana. Rero icyo gihe ntukwiye kugipfusha ubusa, ahubwo ukakibyaza umusaruro, kandi bikagira icyo bihindura, kandi bikagira icyo bigufasha ku murimo ukorera abandi. Nshuti bakundwa, twemere tuyoborwe na Mwuka Wera ajye dufasha muri byose, kandi kugira ngo twamamaze ubutumwa bw'Imana dukeneye imbaraga za Mwuka Wera. Nicyo ngusabiye muri aka kanya, nanjye nisabira mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Dusenge Imana. Turagushimiye Uwiteka Mana ishobora byose, tugushimiye ko wakomeje kubana natwe, tugushimiye ko wakomeje kuturinda no muri iki cyigisho. Ukomeze ubane natwe kandi utwiyoborere, nibyo dusabiye ubuntu mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen.